Miriwe ya makuru meze neza ya batubwiye rero ko hano hari ibikoresho bya siporo twageze nka Clarence Sport TV kugira ngo twereke ba bantu bakenera ibikoresho bya siporo noneho twahigereye bimwe twajyaga tubereka reka cameraman abereke uko bimeze ibikoresho bibaye bihari buri kimwe cyose twebwe twigirayo turagenda tukagera Dubai tukagera China buri kintu cyose mukeneye mwegere Clarence Sport TV abereke buri kimwe cyose hano rero tugiye kujyana namwe tubereka ibikoresho bishobora kubafasha kuba mwagira ubuzima bwiza ba bantu bafite mu nda hanze rwose hano dufite agakoresho kameze neza ewana uragakora mu nda hakagenda ku buryo uhindura sansi urabona aka kose gatwara mu nda noneho ba bakobwa bafite ibicece urikaraga kakagufasha kuri buri kintu cyose warangiza ukongera ukagakora gutya so kakagufasha mu nda hahita hagenda urabona ko nanjye meze neza abantu rero bakurikirana Clarence Sport TV rwose mujye muturayikinga mukore share tubafashe kubona ibikoresho bibafasha gukora ama abdominal yo mu nda nyuma y'uyu mugozi tubafitiye undi mugozi hano umeze neza cyane urabona ko ari difference color aya ni amapiyese nayo dufite ukuntu tuyafunga akagufasha ku buryo bituma mu nda yawe hagenda ba bantu bafite amaboko adigadiga amaboko akagenda ukaba uri umuntu uri fiti nta mukobwa wo kugira ibicece ntabwo umukobwa agomba kugira mu nda zero ibyo byose rero nta handi mwabibona mugomba kunyura kuri Clarence Sport TV nk'uko twiyemeje kubafasha kugira ngo mubashe kugira ubuzima bwiza kandi mugire n'umubiri ubabereye ba basore rero bashaka gukora ikintu bita amaboko bakaganguza abakobwa bakabagebuka ibyo tubigufashamo nyuma y'ibyo rero tubafitiye n'ibikoresho byiza cyane dufite umupira mwiza hano wa fight n'abantu bafite ibibuga biri mu byaro ibibuga birimo amabuye ibibuga birimo imicanga uyu mupira ni umupira uhangana n'ibibuga bibi byo mu cyaro bawita fight so cyangwa ukareba ino maka akadarapo ka Brazil uyu mupira uragufasha irahari ku bwinshi rero iyi ni nimero 4 yayo ikinwa n'abana tukagiramo imipira ya volleyball Mikasi International FAB ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi riba ryarahaye ikirango hano ngira ngo murakibona hano hari umupira ufite ubuziranenge hari imipira y'amajabran Adidas iyi nayo ni myiza cyane ku bantu bakinira ku matapi ibibuga byiza ibyo nabyo biragufasha ibyo byose rero unyura kuri Clarence Sport TV twagufasha nk'uko mudukurikira mukatubona turabafasha ba bantu bakina basket tubafitiye basket z'ubwoko butandukanye nk'uko uri kubireba dufitemo Mets tukagiramo na zira za NBA bakina imipira myiza cyane igufasha kubaho handball naho ntabwo tuba twarabibagiwe duhita tuza tukareba byose Clarence Sport TV urayinyuraho ikakuzanira imipira niba uri gukurikirana hano marushanwa ya handball mu Rwanda iyi mipira niyo iri gukina tunyuraho tugufasha ibigo by'amashuri ibigo byigenga amakipe ya gisirikare hirya no hino Clarence Sport TV turabibafasha turabahanga muri byo kandi turabikora so si uko gusa tuba twizi dufite amajezi meza nk'uko uri kuyareba y'umupira w'amaguru turagufasha niba ushaka kuba wakina basket naho tuba turimo neza cyane dufite amasengeri meza cyane nk'uko uri kuyareba ya basket aha naho tuba tuhari amajakete meza cameraman yakwereka hejuru naho abaye noneho ku bijyanye n'ikintu bita amagodiyo aho niho noneho nendaga gutinda cyane tubafitiye Adidas tubafitiye amapuma nk'uko muri kubireba hano igikoresho mbese twigiriye ku ruganda turahari mutuganiro dukorane urabona hano ni amabaro dufite amatiriningi hariya ku bintu byose noneho ba bantu baba bashaka gutwara igare amagare ngaya hano amagare turayafite hano ari hanze amagare yo gutembera mu misozi imyambaro yayo y'abatera n'abakuru nayo turayifite amapompo agezwe hari ukuntu mujya gukina umupira ukajya ubari iyi pompo tuyifungaho utuntu ku buryo ibipimo byawe umupira ubasha kumenya umwuka washyizemo ku buryo utaryana urayibona rero hano dufungaho igipimo reka tukwereke ifunze ukuntu muri rusange iba imeze so ifunze rero iba ifite hano
akantu kareberwaho, ni nk'akayekara ureberamo ibiri uri gushyiramo. Bati umupira ugiye gukinwa n'abatoya, reka kameramena akwereke, kuva ku biro 20 kugera ku biro 130. Umupira ukamenya ngo urakinwa na bande, ugashyiramo ibiro bijyanye n'abantu bagiye gukina. So turacyabereka rero, mushobora kuba amajakete muri buze kugenda ahantu ku mazi, mushobora kwambara jaketi zino z'amazi nka kuno hateye ibiza, nawe ushobora kuyigurira ukabati ninjira ku mugezi wuzuye ndetse nijandika nigendere nkambare nk'ikentaro. Udusengeri twa Adidas dushobora kugufasha mu gihe ugiye gukora aerobics. So tubafitiye na za balo rero za aerobics zimwe zigufasha gukora mu nda. So nta kindi yigufasha, iragufasha kuba ushobora gukora, hari ukuyicaraho ku buryo ubuzima bwawe bugenda neza. So ikoresha ama abdomino. So iyi rero bayita baro, nayo waza ukayihahira ugakorera mu rugo. Tubafitiye udutapi twiza turi diferanse mu mabara, dushobora kuba ari umukara, dushobora kuba ari umutuku, natwo turagufasha ukaba wakorera ama abdomino mu rugo. So rero Clarence Sport TV turahari kugira ngo tubafashe, materiel zo zirahari, munyure inbox dukorane namwe. Ciao ciao, ibindi tuzaye dukomezanya, muturikinge, mukore share, ibindi siporo ni yacu kandi ibintu turimo turabimerita, turabizi, nakagaruka. Bye bye.